komeza kugira amahoro ndetse nkwifurije ibyiza byinshi cyane aho urereye hose ku isi, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Nyine twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba dugufitiye amazu, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero waba ushaka kugura inzu, ikibanza cyangwa ushaka inzu yo gukodesha cyangwa se undi mutungo wose utimukanwa, watugana tukakurangira imitungo myiza cyane kandi imari nziza cyane zihendutse ziri n'ahantu heza cyane. Si ibyo gusa kandi nawe ushaka kugurisha inzu, ikibanza cyangwa se undi mutungo ari wose utimukanwa, watugana nabwo tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Dufite ni service ya property management, aho tugufasha tukakumanagingira imitungo yawe kandi mu buryo bwiza cyane. Izo service zose wazisanga muri Nzuri Business Group Limited. Ni kaze cyane. Kuri uyu munsi rero nkuko uri kubibona ku mashusho, tugufitiye inzu nziza cyane iherereye Kicukiro mu Kagarama. Ni inzu ifite ibyumba 4, ikagira toilette 3, ifite salon ndetse na salle à manger, ifite kandi na cuisine nziza cyane, ifite parking ndetse na jardin bihagije. Yubakishije amatafari ahiye. Iyi nzu yose uri kubona yubakishije amatafari ahiye. Inzu kandi iri hafi ya kaburimbo neza neza. Iri kuri kaburimbo urenga inzu nkeya kugira ngo uyigereho, iri hafi ya kaburimbo. Igiciro cyayo ni $60,000,000 ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, hamagara 0788 48 cyangwa ugahamagara 0782300123. Si ibyo gusa kandi ushobora no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha. Neza ugeze muri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Ngaho niho dufite biro. Gusa ushobora no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri YouTube, Instagram, Facebook ndetse na Twitter, wandika Nzuri Market ubundi ugahita tubona 5/5. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Mukiriya ugeze iwacu aba ari umwami. Buri kimwe cyose washaka cy'umutungo utimukanwa bizakorohere cyane gutekereza Nzuri Business Group Limited, kuko turabikora neza kandi service zacu ni namakemwa. Nzuri Business Group Limited, ni kaze cyane.